Hello guys, abantu benshi dukoresha YouTube dutegereje ko umunsi umwe wazagera twuzuza ibisabwa hanyuma tugatangira guhembwa na YouTube. Ariko twese iyo twaploadinga video intego aba ari ukubona views nyinshi hanyuma hakaziraho n'abasubscribers. Rero abasubscribers ntago baza utabonye views. Kandi izo views tuba dushaka nago zakizana udakoze thumbnail nziza kugira ngo abantu bajye bayireba bagira amatsiko yo gukandaho hanyuma bayikandeho batangire kuyireba. Rero muri video tugiye kurebera hamwe ukuntu wakora thumbnail nka ziriya zaruki. Abantu benshi bajye bareba ziriya thumbnail zaruki bakavuga ati Burya akoresha machine ye editinga thumbnail ibintu bye byose akabikoresha machine ariko ntugire ikibazo na telefone yawe yabigukorera. Rero muri video tugiye kurebera hamwe ukuntu ziriya thumbnail bazikora. Rero muri video icyo usabwa no kuyireba ukayirangiza hanyuma mugiye kubana muri video nyite Fabio mwana ukorera ibyo kumwe byiza kandi byizewe. Nubone video wayikunze ukandi subscribe na like kugira n'igitekerezo cyawe ugisige muri comment. Rero reka dutangire turebera hamwe ukuntu babikora. Ya rero impamvu natanze urugero kuri Roki nuko ari we ukunze gutraininga ahantu henshi kandi akora thumbnail za effect abantu benshi bibaze ukuntu akora amene izira thumbnail. None rero nanjye nkabagiye kukwereka urugero rw'ukuntu wakora amene ira thumbnail utiriwe ukoresha machine. Rero hano dufite thumbnail ye twafashe tugiye kwigana ukuntu akora amene zino thumbnail. Mene zino thumbnail rero nkuko ubona hano hari nzajya mba video ngufiya ariko zikubiyemo ibintu byinshi. Ya iyi video rero ngufiya ku muntu utari bubone ukuntu twabigenje asubiza inyuma ari bubone byose yifuzaga. Ya none urabona ko ahangaha ntunzaga fresh ahangaha gutya hari akantu k'akabaruwa. Aka kabaruwa na Korokian yafashe arangije agashyira muri thumbnail nyine yagira ngo yerekane ko M23 yanditse aka kabaruwa. None arangije afata arukuna afata abayobozi b'ibihugu gutya akabahuza cyase akagira ibintu nk'ibi ngibi ututuziga natwongeye kukwereka ahantu wadukura. Ya none rero urahita ubona ukuntu Roki abigenza ukoresheje telefone yawe. Ya none twebwe thumbnail tugiye gukora iraba yerekeye kuwitwa Nyagiso. Nyagiso muramuzi ntago twebwe iraba yerekeye biriya bya politike ahubwo iraba yerekeye kuri Nyagiso. None turaza hano kuri Nyagiso nyine kuri dujye muri post ze turebe yaherutse gushyiraho tuze. Abantu benshi usigaye ubona ko muri iminsi bamwibanzaho cyane. Ya abantu benshi bamwibanzaho cyane nyine natwe reka dukore thumbnail arimo nyine. Ya tugiye gukora thumbnail yerekanye kuri Nyagiso. None rero turahita tuza tumaze gukopia tumaze gufata screenshot ya yabaruwa ye ahangaha gutya nkuko ubibona turafata screenshot. None turangiza tuze muri Play Store dusearching ya application bita InShoot nkuko uyibona hano bayita InShoot urebera ahangaha ukuntu byanditse uze usearchingemo InShoot hanyuma uyestare muri telefone yawe. Nkuko nababwiye rero turi kumiguruko hano ntago tuzadukora ibintu gake tuzatubikora kumiguruko. None ugera hano muri InShoot urahingukira ahantu hameze gutya wituza ukanda hano kuri foto nakubwiye ngo akaruka gucika usubiza inyuma urebe urabiboneramo byose. Ya kandi byose urasanga byagenze ku murongo. Ya guys rero nkuko ubibona turaza hano muri tumaze gukanda kuri foto tuze dukande hano kuri blank aha hambere anditse blank. None tuwakande yani tumara kuwakanda barita baduha akantu k'umweru gutya duhita tuza dukande hano kuri canvas ahangaha hambere nitumara kuwakanda duhita tuza dukande kuri 16:9 kubera dushaka gukora thumbnail ya YouTube. Ya none duje dukana kuri 16:9 none turundi duje twemeza ahangaha. Ya none background kugira ngo dukureho uyu mweru gutya turaza dukanda hano kuri cutout ahangaha gutya nitumara gukanda kuri cutout duhite tutegereza background iveho. Ya none nimara kuvaho urahituza ukande gutya wemeze urabona ko background barita iduha barita baguha ifoto ya background nta iriho. Ubu ngubu iyi foto nta background iriho ubu bivuze ngo nta kintu kiba kiriho. Ya noneho iyo umaze kugera hano gutya uhita usubira inyuma gutya ukaza muri ya application yacu bita Google ugiye kusaka amafoto nyine ya Nyagiso kugira ngo nayo uyashyire muri thumbnail yawe ugiye gukora. Nyagiso tuze dusearching Nyagiso. Impamvu twibanze kuri Nyagiso nyine nuko tugiye gukora thumbnail nawe imwerekeyeho. Ya none duhite twemeza gutya duhite tujya kuri image. None ubundi turebe amafoto ye nyine turebe ko amafoto ye nyine tuyabona. Nituyabona duhite tuza downloading amafoto ye nyine ya Nyagiso. Ya turaza dufatingi tuyidownloading ya dufate ni amafoto menshi Nyagiso tugende tuyadownloadinga tuyabika. Ya rero ni amafoto menshi kuko tugiye gukora thumbnail
n'ingi nayo tuyizane gutya tubika amafoto menshi cyane. None numara kuyabika ikintu wahita ukora urahita ugaruka muri application ari n'ishuti yawe, nurangiza uze ukande kuri aka kantu ka sticker aka numara kugakandaho barahita baguha ahantu hameze gutya, urahitoza ukande hano kuri aka kantu kameze nk'ifoto akangaka. None numara kuza kugakandaho urahituza ukande kuri outcut ahangaha gutya. Aka kantu nyine ka katauti niko kakatauti nka kakandi twabonye mbere, uhita ugakandeho na ukana kuwo uteranya ahubwo urakanda kuri katauti aka kabiri. None urabona ko ya mafoto ya nyagiso yose yamaze kugeramo hano. Noneho ikintu turetse dukora tuba tugiye gushyiraho ifoto twayikuyeho background. Iyo ukanze kuri kara kantu ka katauti nyine nkweretse ugiye gukuraho background, ntago ifoto yawe ntago ijyaho iriho background. Urabona ko mbasobanuriye neza, iyo ukanze kuri aka kantu ka katauti ugiye gufata ifoto yawe, ariko ifoto yawe ikaza hano muri inshuti background yavuyeho. Ariko iyo ugiye gushyiraho aka kantu nyine ko guteranya ugashyira ifoto wakanze ko guteranya, ugiye gushyiraho ifoto yose uko yakabaye nyine. Noneho ndizera ko mwabyumvise. Ahangaha rero duhita tuza dushyireho ifoto ameze gutya nyine, duhita tuyishyiraho gutya tuyishyiraho gutya. None tumara kuyishyiraho turahita tuza turebe na akabaruwa ko turagashyiraho dukanze kuri pipi ahangaha gutya. Hari akantu kaba kanditseho pipi, niko tuza tugakandaho. None duhite tuza na akabaruwa kacu tugashyiremo gutya. None tugashyiremo gutya. None kugira ngo dushyiraho twa tuntu tw'umutuku ku ruhande, tuhita twanda hano kuri edit kugira ngo nyine igaragare neza kuri edit. Hanyuma kuri aka kantu kameze nk'agakaramu nyine niturangiza tuze twongere ahangaha. Ahangaha tuze tuhongere tuhavana aha tuhageze nk'ahangaha gutya. Urarebera hano kuri aka kantu kuri iyi baruwa niyo urareberaho ukuntu biragenda bimera. None tuze twongere dukande hano ku mutuku. Urabona ko noneho kabaye kanini tukagabanye gutya. Urabona ko rero ya baruwa yacu nayo igiyemo imeze fresh. Hanyuma tureta tuza dufate na ya foto yindi nayo tuyizane tuyishyiremo gutya. Tuyishyiremo yindi iyi ngiyi turahita tuyishyiramo nayo twadownloadinze kuri Google. Kuri Google amafoto abagiye ahari y'umuntu azwi nyine amafoto bayashyiraho. Ariko ugiye ugasacinga umuntu utaranajya no kuri utaranajya ahantu na hamwe se urumva amafoto ye wayakurahe? Uraza ugasacinga amafoto y'umuntu uzwi nyine ukaba ariyo ushyiraho. Noneho rero ukaza iyo umaze kuyishyiraho gutya, reka turebe gutya. Ino nayo tuyizuminge ibe nini. Noneho turahita dufata ya baruwa yacu nyine cyase tubirekere gutya. Noneho background naho duhita tuza kongereho akantu ka background. Ka background noneho tuze dukande hano ku ifoto. Kano ku ifoto nyine dushyireho ya foto yacu nyine na ya yindi. Noneho tuze tuyikandeho ize itagaragara neza. Urabona ko nidukanda hambere iraza igaragara neza, ariko nitujya ahangaha gutya turahita tuyikanda hano. Noneho ize itagaragara neza, nibwo background iraba nziza. Noneho tukanda gutya urabona ko background ihindutse fresh. Noneho rero urabona ko ya foto ya Ruki nayo yenda kumera nk'iyi neza. Nkwibutsa ko twari turi kwigana ya foto ya Ruki. Urabona ko rero ya foto ya Ruki yo yari imeze hariho n'utuntu tw'utuziga. Tuno tuntu tw'utuziga natwo nkwereke ahantu wadukura nk'aka ngaka nyine. Aka ngaka uri kureba kakaziga kari ahangaha kari kwerekana ikintu. Uraza hano nanone muri Google nurangiza uze usacinge. Urabona ko hano muri Google twari tuhari mu kanya. Turaza hano muri Google nyine urabona ko tuze twongere dusacinge hano munsi aho basacingira dusacingemo ngo red cycle. Urabona ko tubonye ni thumbnail nayo imeze nk'iriya turi gukora. Urabona ko hano kuri aka kantu hari thumbnail nayo tubonye imeze nk'iriya yindi. Urabona ko bashyize akantu k'akaziga. None rero nitumara kugera ahangaha gutya turahita tuza dusacinge red cycle. Ni uruziga nyine ruba rw'umutuku.
red cycle, noneho bahita baduha utuziga tugiye dutandukanye, noneho tuze dukande kuri aka ngaka ya. Noneho rero uzuka kandeho gutya, noneho ugakande kuri download hanyuma ukabike. Noneho rero kigiye gukurikiraho ya turazana nyine kubera tuba tugiye gukora thumbnail ya Nyagiso ari gukurikiranwaho ibintu bigiye bitandukanye nyine by'ibyaha. Turaza dusacingemo kwa kundi nyine twabibonye gutya, dusacinge ribu nyine bahita baduha yani dusacinga ribu bahita baduha akantu kameze gutya kubera nyine araba ari gukurikiranwaho ibintu nyine, naho tugashyireho kuko ibintu nyine byacu biraba biri kugenda biba fresh ya. Noneho ubundi nitumara kugashyiraho nako tuhita tuza muri ya application yacu ya InShoot. Urabona ko ahantu twari tugejeje ifoto yacu ya. Noneho uhita uza ukande kuri ka kantu ka pipi nakweretse, nurangiza ushyireho ya foto wazanye iturutse kuri nyine imeze nk'iya ributu. Noneho uze uyishyira aha ngaha gutya, birahita bigaragara ko ribu nyine nayo ibirimo ya. Rero nubikora gutya uzagenda wibonere views kuko nyine uzaba wakoze thumbnail igaragaza neza ibintu ya. Ujye noneho ya foto nayo tuyizane tuyishyire gutya kugira ngo biriya bigaragare neza. Turaza ya foto ya tuyizane nka hano gutya, tuzane nka hano gutya. Noneho tuzane n'indi, reka turebe n'indi twazana tugashyiraho kugira ngo ibintu bibe fresh ya. Dukande kuri ka kantu nakweretse, niturangiza dukande ku ifoto ya indi nayo twadownloadinza ari muri Google. Niturangiza tuze tuyishyire aha ngaha gutya, aha ngaha ya. Urabona ko rero ni thumbnail nziza imeze neza nkuko wabibonye nyine. Hari abandi bantu bagiye bakora thumbnail zigize, noneho urahita uzana none kubera na ka kaziga nako nakubwiye ko nakwereka ukuntu bagashyiraho. Nanone uraza kandi kuri cutout, nurangiza ukushyiremo ka kaziga kawe ya. Noneho background iveho, noneho ukazane gutya ya. Uhite wemeza uze ugatunge ku muntu ushaka ya, cyangwa se tugashyira aha ngaha ku maso ye. Noneho urabona ko ibintu bigenze fresh. Noneho urabona ko thumbnail yacu yabaye nziza. Noneho ikiba gisigaye ubusigaje ku exportinga hano hejuru ya. Rero nimba ubonye no video hari ikintu gufashije biko kandi like, ukore subscribe, ufungure inzogera by'umwihariko. Subscribe n'inzogera nibyo bikenewe cyane kugira ngo n'ibindi biganiro bizajye bikugeraho umunsi ku munsi ko tubishyizeho ya. Urabona ko thumbnail yacu rero turahita exportinga, hanyuma ku muntu utabonye ukuntu bigenze neza asubiza inyuma arebe ukuntu twagiye tubigenza step twagiye tunyuramo kugira ngo tubashe kuba twabona ino thumbnail ya. Rero ndabakunda cyane, ciao duhurire mu yindi video ikurikira. Itangazo kandi uceneye bino byose, ano mafoto twakoresheje ya ribu, ibi byose twakoresheje ukabibura, wajya muri description urasangamo link yabyo ubidownloading. Rero ciao ndabakunda cyane, duhurire mu yindi video. Nge twari kumwe, unyite Fabien.